twakwakira buri muntu wifuza kugira icyo abaza atumvise atasobanukiwe kuri iyi new dashboard kugira ngo dufashanye kubisobanukirwa, cyangwa se n'ikindi waba wibaza kuri iyi new system kugira ngo byose tubitwarire hamwe. Hello? Oui, turakumva. Muranyumva neza? Yego cyane. Okay. Murakoze cyane. Ndabanza gushimira Jean Baptiste kuri presentation nziza akoze. Hari utuntu tubiri nagira ngo mvugeho. Icya mbere ni ibijyanye na royalties ziriya ziri muri I200. Kenshi igihe cyose umuntu aguze package, mbere batangaga ibihumbi 15,000 points, ubu ngubu umenya ari 17,500, barayazamuye. Ariko yaba njye uri kukibaza, maybe no on behalf y'abandi, umuntu aribaza ngo, kenshi usanga bibaza ngo I100 twari dufite shares, tukaba dufite price per share, noneho wabikuba ukabona the amount mu mapound muri valuation, ikaba nanone ifite ibice bibiri birimo saving na open, imwe 75%, 75% na 25%, ariko izi royalties ubu ngubu noneho zo sinzi, umuntu agerageje kugira ngo yoroshye imyumvire, niba ariko nabyita yoroshye imyumvire, niba umuntu agerageje kubisobanura neza bikarushaho kumvikana neza umumaro wazo, iriya 15,000 ubona ku madolari 100 cyangwa 17,500, cyangwa se n'indi ugasanga umuntu afite ama points ageze mu bihumbi, hanyuma ukibaza how will you convert ibyo bintu, niba se umumaro mbese bigufitiye. Nagira ngo maybe muze kudufasha kongera kumva neza kiriya kintu. Icya kabiri natinze cyane rwose no kwisabira bagenzi banjye, the investors, twese twarashoye, twese dukeneye kumenya inyungu zacu, dukeneye kumenya uko twunguka, uko tuzamuka, uko tutera imbere. Ariko ndagira ngo nsabe yuko habaho na individual effort, the effort individual, cyane ndayisaba mu gusoma documentation zihari, zaba iziri muri accounts zacu, zaba amatangazo agenda atangwa, zaba izishobora kuboneka muri information center, izi presentation. N'ubundi iyo numvise ukuntu Jean Baptiste ibi bintu aba abimetriza, nkumva ukuntu great leader Eric aba abimetriza, nkatekereza akantu gato nkavuga ariko abantu uko birirwa i Kigali bakarara i Kigali, nubwo baba bari muri Congo, nubwo baba bari Burundi, nubwo baba bari hehe, ko ntekereza ko nta n'umwe wafashe indege ngo ajye London kugira ngo ajye kwigirayo afate amasomo yandi yihariye kugira ngo amenye ibi bintu. Kuki rimwe na rimwe usanga hari bamwe tuba banebwe, kandi rimwe na rimwe wanareba neza ugasanga dushoboye kumva Icyongereza, dushoboye kumva Igifaransa, meme na za presentation na za Zoom meetings zagiye ziba, Zoom presentations zagiye ziba, ugasanga ntitunazatendinga nk'uko bisabwa. Noneho nyuma yaho niho hakomoka rimwe na rimwe za mvugo cyangwa attitude zimwe na zimwe zo kubaza ibintu cyangwa se gusubiza ibintu, ugasanga nyine birisika guteza za crash zitari ngombwa. Rero icyo nisabiraga very briefly nuko habaho effort individual. Ntabwo nahamya ngo byanze bikunze 100% buri wese azumva byose, cyangwa mu gihe twese mu gihe kimwe, ariko ushobora kumva byose mu bihe bitandukanye. Dushobora kumva ibintu mu buryo butandukanye, ariko at least hari ibyo wumvise
noneho n'ibindi nabyo tukagenda duhana amakuru nk'uko Jean Baptiste yabivuze neza, tukagenda duhana amakuru uko abonetse, uko akenewe, uko bigize, ariko iyo effort individuelle yo gusoma ibintu bihari rwose tuyigire iyacu nayo, turebe ikintu twabikoraho. Hanyuma maybe nuko nari navuze ngo ni ibintu bibiri, nagira ngo ibintu bijyanye na education, ariya masomo tugenerwa, credits umuntu agomba kugira. Sinzi niba Eric hari more information cyangwa more maybe clarifications yaduha ku bijyanye n'ukuntu Urakoze cyane Protogene. Merci beaucoup. Urakoze cyane. Numvaga ijwi ryawe rigiye, nagize ngo telefone yabuze network. Okay. Reka mbere ku cyambere. Icyambere urakoze ku kibazo bajije. Nibyo uko byagiye bishyiramo confusion, ariko nagira ngo nanone mbanze mbere kuri iki ngiki mbere yuko nsubiza ikibazo wari ubajije. Twirinde gukora reference kuri Ignite 100 kuko ni concept ebyiri zitandukanye. Buriya iyo warumenyereye, kambaho urugero wenda rwo muri ibi bisanzwe by'ubuzima busanzwe, iyo warumenyereye kureba match ya Rayon Sport na APR, warangiza ukareba imirenge ibiri irimo gukina, ubu ureba utari mureba football, kubera yuko APR na Rayon Sport bifite umwanya bimara byitoza, kubera ko byabigize umwuga, bimaze kubimenyera. Ignite 100 yageze ku rwego twayiboneyeho, nayo imaze imyaka ine ya struggle, bagishakisha ritme bagenderaho. Ngira ngo Baptiste n'abandi bakeya twatangiranye na Ignite 100 mu mwaka ushize, mu ntangiriro zabo, mu gihe nk'iki ngiki turimo cy'ukwezi kwa 4 n'ukwa 5, hari harimo guhuzagurika kwinshi nk'uko wenda uyu munsi turiho tubibona kuri iyi concept ya SMG2. So uramutse ufite indi network uvuyemo wenda, cyangwa se indi business uvuyemo iri well organized, zari zinahari wenda abantu bari bamaze igihe bamenyereye gukoresha, warakompare ukabona nta mutaro rwose birimo bitambuka. Ariko ndagira ngo mabwire ko Ofira Mizil ibintu byagiye bifata umurongo wabyo, kugeza aho COO mushyashya aziye, kugeza aho uriya umusore ukora presentation aziye, promotion equipment zitangira kuboneka. Twajyaga twicaranye na Baptiste tukitegurira concept turi bupresente, nta ihari mu by'ukuri muri company, nta resume wabona ubwira umuntu ijyanye na business ya Ignite 100. Ariko mu mpera z'ukwezi kwa 7 kwa 8 ibintu byafashe ritme, business iraryoha, abantu batangira gukoramo amafaranga, ubona ko ubuzima buje muri business. So nagira ngo rero mbamara impungenge, gutangira kose kuravunana. Nubwo iyo business yari maze imyaka ine, ariko burya hari elements ziba zikenewe muri business kugira ngo business umurongo ifata. Icyo gihe rero byari biri phase out, cyangwa phase ya nyuma Ignite 100 kugira ngo phasing out. Rero ubu ngubu kubera ko izo elements zakize Ignite 100 ku murongo zigihari, niyo mpamvu babwira ngo kugira impungenge. Cyangwa nashaka gusobanura kijyanye na ziriya royalty points warubajijeho, uburyo zibarwamo, uburyo ziza, uburyo zinjira, benefits ku bashoramari bashoye. Nagira ngo mbere na mbere mbanze ngire clear iki kintu. COO muri Zoom presentation ubushize yakoze ku wa 4 w'igishize, iki cyumweru dusoza nako yabivuzeho, yavuze hari slides yagiye presentiraho, hari ibyo bagitegura gusobanura ku bijyanye na ziriya royalty points. Ariko royalty points zivuze ko umuntu yabaye royal kuri company, hanyuma kubera ko yabaye royal wenda ukaba uri independent marketing partner wa SMG1, ukaba uje muri SMG2, niyo mpamvu bazise royalty points. Wabaye royal kuri company, that's why they are giving you, niyo mpamvu baguhereza ziriya royalty points. Icya kabiri, iyo ushoye amafaranga yawe muri phase 2, hari amafaranga yawe washoye agenda guhereza profit ya 1% daily mu gihe cy'iminsi 175. Bivuze iki rero? Bivuze yuko amafaranga yawe washoye muri business, nubwo baguhereza education package, bakaguhereza credits zo kwiga,
nazo CEO nako yavuze yuko bazatangiramo clarification about the academics mu minsi iri imbere biza. Nyamuneka nkurikije uko SMG1 yatangiye aho nayifatiriye, aba bagabo bari ahead of time, the accelerating kuri accelerator yo ku rwego rwo hejuru, kuko mu gihe gitoya imaze ko gutangira iyi SMG2, urabona ko hari byinshi bimaze gukoreka kuba system ikora e-learning. Yego hari ibikiburamo kandi ba nyirayo baradimitinga yuko hari ibikiburamo, ariko at least buri muntu yakwisavinga, niba ariko nabivuga, at least buri muntu ashobora kwisavinga muri iyi system mu buryo wenda butoroheye bamwe ariko bushoboka. Burya iyo business ifite way in ikagera na way out, burya iyo business iba ifite life. So rero nkasobanura mvuga ngo investment wakoze mbivuge mu mafaranga muri terme ya Kinyarwanda yumvikana mu buryo busobanutse. 1% ryayo washoye riragaruka buri munsi kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Hanyuma iryo 1%, urugero niba washoye amadolari 100, 1% ni dolari 1, 85% byayo by'iryo dolari 1 ariyo 0.85 ajya kuri cash account, kuri loyalty account. Kera iyi ngiyi twayitaga portfolio account cyangwa se portfolio wallet muri former nuze dashboard twari dufite. Ariko kubera ko hari abantu bashyashya batazi iyo former dashboard, reka nkoreshe iyi dashboard yonyine. Nuza kubaza yirefere kuri dashboard kubera ko hari abantu bindiriye kuri SMG2, tutaza kuba confusinga tubajyana muri former dashboard. Ariko giye mu gusobanura ndaza kugenda mbaha reference ku mpande zombi. Hanyuma iyo 85% uyakira muri liquide cash, noneho 15% byonyine bikaba ari byo bakalculatingamo royalty points. Bazicalculatinga gute? Iri ku giciro cya 0.01 $. Ubwo nufata 0.15 $, wakabonye nka 15% by'idolari rimwe, birahita bikugabanya, urabita ubigabanya na 0.01 $, ubone royalty point ziri bujye kuri saving account muri royalty account. Aho ngaho ngira ngo turimo turagendana. Hanyuma icya kabiri, ziriya saving ziriho zijya hariya zo zizamara iki? Ni ukuvuga ngo company irimo irakora uburyo bushoboka byose ku buryo ziriya royalty points twabonye dushora n'izi ngizi tubona muri saving twazazikonvatingamo SMG token. Izo SMG token zikaba arizo zatwineboringa kuzabona I200 as shares. CFO ubushize adukoresha meeting y'aba leaders ya question and answers, yadusobanuriraga yuko impamvu batashyizemo ya option niba rero kukibaza ya saving. Ubu ngubu turafata yuko turi muri 2017 ya I100. I200 ifite imyaka 4-5 hagati y'4 n'5 yo kugira ngo nayo ibe public. Ndiho ndakotinga ibyo CFO yavuze. Ifite hagati y'imyaka 4 n'5 nayo kugira ngo izabe listed publicly. So kubera yuko hakiri icyo gihe ntago bashyiraho long term investment yabo ntigomba kurenza 12 months. Bashyizeho 12 months, ubu ngubu yazarangira long term investment yawe igihe cyo kugira ngo izo royalty points cyangwa se izo I200 zabaye converted zijye kuri public market, nkuko Ignite 100 iteganya gushyira I100 shares kuri public market. Icyo ngicyo kibe clear. Ariko noneho reka turebe kuri concept ya investment. Winvestinze amadolari yawe 1000, urabona amadolari yawe 10, 8.5 birajya kuri cash. Ushobora gukashing out ukoresheje Bitcoin cyangwa se USDT cyangwa se ukayaguramo gift code. Ubwo ni iyo ngizo ni way out ubu ziri available for now. Hanyuma later on very soon baraza kwineboringa withdrawinga ukoresheje bank account nkuko byari bisanzwe muri phase 1. Nagira ngo tubanze twumve yuko iyo project itangiye hari paperwork zibanza gukorwa kugira ngo ibyo byose bijye ku murongo, kuko kugira ngo ukore transaction worldwide
hari licenses zisabwa zo kugira ngo ukore izo transaction, izo ngizo zigomba kubanza gushyirwa in place. So uyu munsi rero ni considering I200 nkaho turi muri 2017 ya I100, biraza kuza kudufasha ku understanding process bigomba gufata. Iyo rero turiho twiprenya cyangwa se turimo twitotomba yuko ibintu bitarimo bigenda neza, birumvikana kubera ko wari uvuye muri system yakoraga neza ukaba ugiye mu yindi iriho wenda slowing ibintu, birumvikana. Ariko nanone dukwiye kugira mindset yumvikana yuko ibintu bidahita byuzura ako kanya. So long as baguhereza uburyo wakwisafinga, numva twakwihangana kugeza bigiye ku murongo. Ikijyanye na education package warukomojeho, ikijyanye na education package ntabwo ndi bugikomentingo cyane ko COO yabivuzeho, yavuze ko later very soon bari buze gutanga communication on how we can access those credits, tukazipursuinga baduhaye umurongo ngenderwaho. Credits zirahari, igisigaye no kuduhereza umurongo w'uburyo tuzipursuinga. But still turacyafite izi muri I100 benshi muri twebwe tutanakoresheje kandi twahawe nka package yacu yo gukoresha. So ndumva comment wakoze ndayishyigikiye, tugira ubushake. Nta ndege nafashe cyangwa Baptiste cyangwa Justine cyangwa Theodore na Mugabo Bernard uri muri Amerika, twirirwa dufasha abantu gusobanukirwa, ntabwo twize dukorerwa training y'umwihariko, ahubwo guhora dushakisha kumenya, tukatendinga za Zoom company itegura, hanyuma tukagerageza kugira ibyo dukuramo, kubera yuko nyine iyo ufite abantu uri kumwe nabo uba ugomba kugira amakuru musangira. Rero wakabaye nawe ushakisha ayo wadusangiza, ahubwo nawe igihe gitaha ukazaduhamagara uti muze mbabwire icyo nungutse. Rero ntabwo ari igihe cyo guterana amabuye, si igihe cyo kugira ngo ugire witotombera, kubera ko twese hano nta uhagarariye company, twese twarashoye. Niwumva ko uhombye umenye ko duhombanye, we kuduterera amabuye hano. So ndumva ari ibyo ngibyo nasubiza kuri izo points eshatu. Murakoze. Okay, Eric arakoze. Abantu nizere ko tujuze gukoresha Zoom, twajya dushyiraho amazina yacu. Harimo abantu ndi kubona bita bayuza, namwandikiye umuntu bita yuza najye inbox ambwire izina rye. Nimba tutari kumwe turamuri moving. Bernard ndabona yamanitse akaboko, wabaza wamuha access akabaza. Bernard wakora unmute. Ya ndumva nabikoze, sinzi niba muri kunyumva. Urakumva neza Bernard, wabaza? Ya mbona ntabwo ari ikibazo ndimo kubaza, ahubwo ni ikibazo ntekereza ko twese dusangiye. Abantu nyine bagiye batradinga bakabona amafaranga yabo kubera ko banki itari available, ugasanga barakubwira ngo mbikuriza wenda hano wenda bigaragaza koroha, nubwo nanjye biba bitanyoroheye kuri benshi, ariko especially nko mu Rwanda n'ahandi badashoboye kuba babona Bitcoin wallet, BTC wallet, kugira ngo umuntu wamugayidinga biragoye kuba wafata umuntu uri mu Rwanda ngo ushaka Bitcoin wallet ubikuze. Sinzi uburyo rero muzafasha abantu bari aho ngaho kugira ngo wenda babone Bitcoin wallet banagendana n'iri terambere dufite, kuko wenda ntabwo tuzi ngo bizafata igihe kingana gute ngo iriya banki ibe iri available. Wenda tubone n'abantu bashobora kuba bakwinjira ari benshi, wenda bahabwe gift code kugira ngo wenda tubafashe. Wenda hano bamwe barinjira nkabagurira gift code, wenda nkabambahaye ngaho nkababikuriza muri ubwo buryo, abandi haracyarimo ibyo bibazo. Sinzi wenda uburyo muteganya nkaho mu Rwanda ni bakeya bashobora kuba bagira izo Bitcoin n'abazifite kugira ngo bibikuriza, nabyo bikaba ikindi kibazo. Na wenda mwashyiraho agakomenti kuri abo bantu wenda bari mu Rwanda, aba hano wenda mugerageza kubahereza ama app atandukanye yo yaba bakoresha, ariko mu Rwanda
usanga bikigoranye n'ahandi muri Afurika muri rusange. Wenda mwagakotinga aho ngaho bakihangana bakagira umutima wo kwihangana. Hari igihe umuntu avuga ati ngo mbikurize, ugashaka uburyo uri bumubikurize bikagucanga, amafaranga azamugeraho gute? So nawe kantu bari hano bihangane, mu by'ukuri dutegereze twihanganye, be kuzajya bumva niba ndi applying ngo mbikuriza, niba bidakozwe ugasanga ngo twabatereranye ntituri kubitaho, ugasanga barimo kutubureminga nk'aho Solimax ari yacu, ari ya Eric, ari ya Baptiste. Mbese hari abantu benshi bazi ko Solimax ari ya Bernard hari wayizanye, ntago bazi ko umuntu ategereje nkuko n'abandi bose bategereje. Nawe kanashaka kugaruka murakoze. Urakoze Bernard. Yes, nibyo mugenzi wacu Protogene yarakomojeho. Well, uburyo bushoboka turafashanya mu buryo bushoboka. Hariho ikindi kintu wenda nakongeraho kuri icyo ngicyo kijyanye no gusaba kubikurizwa. Hariho uburyo umuntu akubwira ngo mbikuriza yabigize n'itegeko ati ndashaka amafaranga mbikuriza, or ntabwo duhorana amafaranga mu mufuka kashi ku buryo wayafata ngo wowe uyagumane utegereze, cyane cyane ko hariya yo kuri royalty cyangwa se kuri portfolio ataba transferred, ari ukuyaguramo gift code cyangwa se ukayabikuza mu buryo bwa BTC. Hanyuma wanamufasha wenda no kubikuza muri ubwo buryo bwa BTC, agahita ashaka kumuhera ko liquide kandi n'izo BTC zitaragera aho zigomba kugera. So icyo nashaka gukomentingaho ni icya mbere, muri ubu buryo, muri iyi scenario turimo yo kuvuga ngo uburyo buhari bwo kubikuza no bwa BTC na gift code, twakabanje tukumva yuko izo ari zo scenario turiho tubamo, hanyuma ukagerageza gucollaboratinga na team yawe, haba hari ukeneye gift code akaba yahera kuri ayo mafaranga, kuko hano barabikora ndabizi, tujya tubikora. Team nyinshi zirabikora, ari team Batista arimo, ari team Justine arimo, ari team Bernard arimo, ariyo ndimo, ariyo kanaka wundi arimo, ibyo tujya tubikora. Ariko mu gihe ataraboneka uwo muntu ukeneye gift code, wakabaye uba patient. Mu gihe utazi kubikuza muri ubwo buryo bwa Bitcoin, wenda muri na kure mutegeranye ku buryo wabasha kumuguidinga ngo abikore, kuko si ibintu wayobora umuntu kuri telefone mu by'ukuri ngo ahita abikora. Ariko mu gihe hataraboneka ubwo buryo bw'uko mubonana ngo umufashe kubikora, nabasaba yuko habamo patience, hanyuma wahura n'umuntu ukamufasha kwereka ko yabikuza kuri BTC. Uwabikuje kuri BTC ni ukuri ntabwo yabura amafaranga, ziri kuri wallet yawe, yaba USDT yaba BTC, nubura amafaranga uzatubwire, ziba zihari zikenewe, ziba zigurwa buri kanya. Ikibazo ni ukuba utabashije kumenya kubikuza muri USDT uyafite kuri Royalty account, ari amadolari utayatransferinga kuri wallet yanjye ngo bikunde, bisaba ko ari ukuyabikuza byanze bikunze cyangwa kugura gift code. Nibyo nari ndangirijeho mu kanya mvuga ngo muri transition runaka iyo ariyo yose bisaba ko abantu bayihanganira bakayigendanamo neza kugeza igisubizo cy'ikibazo igihari kibonetse. Abashobora kubikuza kuri Bitcoin nta wiramanta, mu by'ukuri nta muntu uzaheze wazifite ari Bitcoin cyangwa USDT. Tuba tunazibaza mu rubuga kare nazikeneye, ntazo nabonye nazibuze. Abamvugishije bose nasanze bakiyafite ari amadolari kuri Royalty account. Nk'umuntu ufite USDT ziba zikenewe every time, every moment, ziba zikenewe rwose. Zo ziroroshye kuzikonvertingamo Bitcoin, ziroroshye kuzohereza ari USDT uzihaye akikonvertingira. Rero tugerageze kumenya transition turimo, tuyigendanemo neza, kandi n'ibyo n'ubwo buryo bworoshye buzageraho buze ku buryo twese tworoherwa. Murakoze. Hari undi muntu usigaye utarabaza? Okay, ndatekereza ndi kubona ntawe uri kumanika ukuboko, sinzi nimba nta wundi ufite ikibazo, wenda tukaba nimba hari icyo mwadusangiza cyangwa se twasoza, nimba nta bandi bafite ibibazo. Niba nta wundi muntu ufite ikibazo, icyo nashaka kugira ngo mbasangize nuko cya mbere CFO arimo arategura Zoom iri live ya question and answers, kuyubushize ntiyabashije kuboneka,
ariko arimo arategura indi session ya question and answers. Company irimo irategura promotional videos zigaragaza ibi byose turiho twibaza uko bifunctioninga, nka kumwe wajyaga muri back office muri information center ukahasanga video zisobanura uko ukora KYC, uko wa withdrawinga, uko wakwinjiza new member. Ibyo byose biro birategurwa ku buryo very soon biraba biri muri back office yacu. Icya kabiri ni ikijyanye na ziriya points zo qualifyinga kuri cruise ya 2022. Ntugire impungenge kuba utariho uzibona zaparisa muri dashboard. Mu minsi iri imbere iraba ari indi fenêtre igaragara muri dashboard yawe ikwereka aho ugeze par rapport ya qualification, aho bigeze. Uzaba yarakora zirimo zirabarwa, uzazi dashboard zarabaye calculated wara qualified. Ibyo rero nibikomeze kubatera impungenge, mu minsi mikeya iri imbere ibyo bira bigaragara kuri dashboard yacu. Icya gatatu nuko carte igiye kongera kuba enabled muri the dashboard, kugira ngo igihe umu investor ushaka kuinvestinga ashaka gukoresha carte nk'uburyo nka option yo kwishyura package, nayo mu minsi iri imbere finalizinga n'indi company iri third party mu bya security by'ama Visa card na Mastercard, ku buryo mu minsi mikeya muzabona birabaye enabled muri dashboard yacu. So rero dushonje duhishiwe ziriya SMG token, nk'uko ushize nayo nababwiye mbabwira nti tube twihanganye gatoya mbere yuko dutangira wenda kuinvestinga, kugeza bisobanutse kugira ngo twagiye dusangira amakuru kugeza aho tuboneye yuko winvestinze pour mama ntacyo byaba bigutwaye. Ubu rero nabwo ku kijyanye na SMG token turacyacukumbura amakuru yayo, nitumara kuyabona nayo tuzayabasangiza, uzayabona mbere azayadusangize. Natwe ntabwo turyamye, turayakurikirana kugira ngo tumenye usability, tumenye benefit tuzayigiraho nk'aba investors, hanyuma tumenye n'icyo izamara in the future, kugira ngo tubasangize aya makuru. Icyo tuzaya tugenda twunguka n'ucyunguka ujye dusangiza, n'inyungukanye basangize. Turi hano kugira ngo twungurane ubumenyi kandi duhanahana amakuru neza mu bupfura no mu bugwa neza. Nkaba numva rero ari icyo ngicyo wenda nasorezaho mbashimira ko mwitabiriye iyi question and answers. Tuzaya tuyitegura. Yes, hari ibibazo ndumva uzatwahitamo wavugaga ngo hari umuntu wateye uko kuri kamera ahubwo sinzi nimba hari Edu baza nabaza nakabazo gato nshaka kuvuga ni uburyo ki royalties ushobora wabigeza inzira muri USDT unyura he? Niki kibazo cyabajije baba bacyumvise kubaza nacyumvise. Ntabwo royalty token zihindurwamo USDT. USDT ni uburyo bwo withdrawinga amafaranga ari muri cash account. Amafaranga ari muri cash account agaragara muri bonuses tubona, hanyuma akongera akagaragara ahanditse com cyangwa se commissions, hanyuma akongera akagaragara kuri royalty. Aho balance uhafite niyo ushobora gukonvertingamo, ushobora withdrawingamo nka USDT cyangwa BTC. Ntabwo ushobora withdrawinga ziriya royalty points. Okay, ikindi Eric nuko uyu munsi ntabwo BTC iyo option irimo bayikuyemo, harimo USDT yonyine niyo ishoboka na CMG token, ariko CMG token turacyategereje amakuru yayo. Harimo USDT yonyine. Yes. BTC very soon nayo barongera bayigaruremo, ariko USDT impamvu bari ariyo barekeyemo, ndagira ngo nkasobanurireho CF uko yakadusobanuriye. Umuntu ashobora kuretira amadolari 200 n'urugero muri ya minsi isabwa yo kugira ngo wa munsi batangiraho payments za company, akakugeraho yabaye 100 kubera yuko BTC yamanutse. So bifuje yuko bagumishaho stable coin ariyo bita USDT, kugira ngo monta wa withdrawings in dollars aba ariyo ikugeraho in USDT itamanutse, itakoze flash out.
so abataramenyera uburyo bwa cryptocurrencies zigira fluctuation cyangwa se zigira uburyo zimanuka zikazamuka, byagaragaraga ko hari za complain zirimo zinjira zivuga ngo naretiriye amadolari 500 none hagezeho 320. So ibyo rero ni uburyo bwa control no kugira ngo ubanze educating abantu, kubera ko ari modo abantu batari bamenyereye cyane. Nubwo twari dufite option ya withdraw ya cryptocurrency muri first phase, ariko yakoreshwaga n'abantu bamenyereye iyo usability ya cryptocurrency. So ubu ngubu rero kubera ko ari option ihari, bagomba kuba careful kugira ngo complaints zibe minimized. That is the case. Okay, twakakira Alvin. Yes, Batista. Muri kumva neza? Turakumva, wabaza? Murakoze cyane, mwatanze ibiganiro byiza cyane, byari bikenewe, Zoom yari ikenewe. Nagerageje kuhagera nyuma, ntago natangiranye namwe, ariko bimwe mu bibazo bagenda bibaza wenda nk'abanyamuryango bamwe bashyashya bataramenyera bijyanye na cryptocurrency, babibaza se ko muri Igniter 200 tutaratangira kubona option ya banke, none muri BTC bimeze bite, byatwara iminsi ngahe? Niba rero hari amakuru wenda mwaba mufite ku batangiye gukoresha BTC ba withdrawinga, ushobora kuba mwayadusangiza kugira ngo abari hano bakurikiye bari bafite icyo kibazo, bibaza se nitubiguriza kuri BTC wallet biradutwara iminsi ngahe kugira ngo tuyabone. Ubwo hari umuntu ubifitiye amakuru yayatubwira. Naho ubundi iki kiganiro ni cyiza cyane, nagishimye, mwagize neza nk'aba applying. Nge ndumva ko byonzi nuko kubikuza ari ibisanzwe, uprocessinga withdraw igihe wayiprocessingira cyose, aprete igihe wakorera request ya withdraw cyangwa se wabikuza ukazategereza kuwa kabiri. Ndumva nta yindi communique company wenda ari bwatange ko atari kuwa kabiri ba processinga, ariko nkuko twabibonye mu by'ukuri ni uguhera kuwa kabiri, kubera ko ubushize ndumva baratangiye kuyatanga ari kuwa gatatu, kuwa kane gutyo. Ariko bivuze ko wabikuje tuvuge kuwa mbere cyangwa se kuwa kangahe, cyangwa kuwa gatatu, cyangwa kuwa gatanu, cyangwa kuwa kane, ategereza guhera kuwa kabiri nanone. Alvin, ntabwo Bitcoin irimo ubu ngubu, harimo USDT nkuko Eric arimo kubivuga, ni stable coin. Iyo ubikuje amadolari 100, ayo ubikuje niyo wakira, atari nko ku Bitcoin ejo yari iri kuri 64, uyu munsi nkaba nabonye yageze kuri 51. Already urumva ko iyo ari imwe mu kibazo bashaka kuba bakemura, kugira ngo utabikuza amadolari 100 mu kanya ukakira 30, ugatekereza ko company yakwibye, kandi mu by'ukuri ari uko udasobanukiwe Bitcoin. Kugira ngo nibura wowe ushaka kujya ukoresha Bitcoin nk'ubwo buryo, ubanze unabyige cyangwa se ubanze ubimenye. Ariko stable coin nka USDT uyu munsi irakora, kandi kubikura ni nk'ibisanzwe mu ya mbere. Okay, asante sana Batista. Asante sana. Akira bino bibazo bibiri bya nyuma, wowe witwa Bright 2021. Turahita twakira ni kimwe, ngira ngo Bernard yibagiye kumanura akaboko, ngira ngo ni kimwe gisigaye. Oya, yongera arabaza ahari, reka tuanze twakire Bright. Okay. Bright, wakora ni mute. Bright, wakora ni mute. Okay. Hello, murakoze, muranyumva? Yes. Ni Justine. Ndashima cyane uyu mugoroba mwiza, kubwo ikiganiro cyiza, kubw'izumu nziza yateguriwe twese nk'abanyamuryango. Nshimira mu by'ukuri ababashije kwitabira, kuko ahanini byagaragaraga ko hari n'abantu babaza ibibazo mu by'ukuri, wumva mu by'ukuri ibyinshi bakagombye kuba babizi cyangwa se tubiziranyeho mu buryo buri rusange.
ariko uyu munsi ndumva amakuru duherewe hamwe biri kirere. Hanyuma wenda nta bibazo byinshi mfite, nta n'ibibazo mfite kuko nzi yuko icyo kampani yadusezeranyije nk'uko kuva muri 2017 abayirimo twagiye tugendana nayo kugeza uyu munsi, nzi ko n'ibitaraza ikibitunganya. Ikindi wenda nabwira abanyamuryango bari aha ngaha ni uko impinduka zose ziragora. Bagomba kumva icyo kintu ko impinduka ziragora, hakaba bamwe rero bagira resistance kuri changement iyo ari yo yose. Nkaba nasaba abo bantu rwose, umuntu wumva yumva ko ibintu birambiranye akaba yabureminga Bernard, akaba yabureminga Batista, akaba yabureminga Justine, umuntu uri aha wese wemvestinze yumve yuko ari hano mu nyungu ze principalement. Kuba wabaza amakuru umuhe amakuru cyangwa se ugira ibindi umbaza umbureminga cyangwa se ubureminga undi uba umuhohoteye. Ndagira ngo icyo kintu tugire imyumvire imwe, aho umuntu yashoye amafaranga ukurikirana amakuru yaho, ukurikirane kwiga, ukurikirane kumenya, twe gukunda ibintu by'ubuzima bworoshye. Twasaga nk'aho iriya faze ya mbere twayimetirije, ibintu byose ubona wa mugani bimaze imyaka 4, urumva ibintu bimaze imyaka 4 byari byabaye rutine. Aha rero niba turi gutangira, niba wumva uri umushoramari koko, mureke twige kandi twigire kumenya. So icyo rero nabanzaga kugishima, ariko noneho ngaruka ku kandi kantu kamwe gusa, ku banyamuryango bamwe bashoye muri Ignita 100 ariko bakaba kugeza uyu munsi batari bakora KYC. Murabizi bisaba amapawundi 5 kandi muri commission muri faze ya mbere ntaziriyo. Sinzi uburyo wenda mwumva twahanaho inama bimeze gute, kuko izo kese nizo mbona zisa nkaho bafite ikibazo batubaza natwe kuko tukibaza ngo bite. Nimba Eric na Batista hari amakuru mubifiteho, natangiye z'umuhinze, mwatubwira noneho tukamenya uburyo tukomeza kubafasha. Sino ndabashimiye, murakoze. Okay, mise mfatiraho umuntu wese utarakora KYC muri system ya mbere rwose yihangane, igisubizo cya company uyu munsi already nta option ya system ya mbere. Ngira ngo buri wese ushobora kwinjira murabibona, nujya hakorerwa KYC bahita bagusaba gukora KYC muri system ya kabiri, kandi KYC muri system ya kabiri ntabwo iba synchronized muri system ya mbere. So rero igisigaye ngira ngo twagiye dusharinga yadusubije ko twarayibajije, batubwiye ko bazimura amakuru yose n'ubundi ari amaccount bazayimura akajya muri system ya kabiri. Ari nayo mpamvu muri system ya kabiri nyine KYC n'ubuntu, ari nayo mpamvu abo bantu batakoze KYC muri system ya mbere mu by'ukuri baraba bategereje igihe company iri burangirize transition ikimura amakonte yabo. Nta bundi buryo burimo, nta KYC gikorerwa, barayifunze. Ngira ngo wajyamo wese ibyo yabibona, bakubwira ko tuyikorera muri system ya kabiri. Nta uri buhe support, nta wendi buhe support. Nunabaza kuri support nta kindi gisubizo baguha, ni ukuyikora system ya kabiri then ugategereza. Okay. Ndumva Batista gisubije neza, nuko niyo makuru ahari kugeza ubu ngubu, niyo makuru dufite. Hanyuma ubwo icyo tuzakora ni ukuba patient tugategereza, ariko company irabizi kuko yakira reketi zirenga 100 ku munsi zijyanye na KYC ya phase 2. Ngira ngo abantu bibutse yuko KYC ari ngombwa ari uko phase 2 igeze. Ubu rero no kuba twihanganye kugira irangire gukorerwa iyo transition bimura izo documents kugira ngo ikorerwe muri phase 2. Utarayikura muri phase 2 na mu encouraging kuyikora ubu ngubu kuko n'ubuntu. Ndumva ari icyo twavuga. Oza Bernard nimba ari utari wibeshye wenda. Akantu ngiye kugaruka nako ngako ko Justine yaravuzeho ko inama twahereza abanyamuryango batigeze bakora KYC imbere y'igihe bakashaka kubikora igihe cyararenze, niko nabivuga. Ubwo baraza kuba bihanganye. Ikindi ni ubufasha njye nashaka ko wenda ko app mfite ziba zirimo zifite nyine Bitcoin wallets nka Coinbase ngira, Cash App ngira n'izindi, ariko nshaka ubufasha bwamfasha kugera uburyo nabonera USDT iriya coin. Mwebwe muri gukoresha iyi app kugira ngo mube mwabona iriya USDT
kugira ngo mbashe kubikuza. Niba hari umuntu ufite wenda iyo app ashobora kuba ari gukoresha aho ngaho naho nayikoresha, mwamumfashije kugira ngo nanjye ndebe uburyo nafasha abandi. Murakoze. Okay, sawa sawa, reka nze ngeze nishyire muri application turi gukoresha. Kuri iki ngiki tugiye kujyaho, mbanza hari n'abantu nifuza ko umuntu nyumva nabi kubera ko mubwiye ngo agomba kumpa tike kugira ngo nimba yifuza ko duhurira ahantu runaka mufashe application cyese kuri uburyo bwo kubikuza. Ubushize narabivuze, hari abambwiye nabi, ariko ibyo I don't care. Ni ukuvuga nimba twigisha ikintu ntugiremo umuhate wo kuba wenda wakiyadabutaho ugashaka kutumira Batista duhurire Gisimenti, duhurire mu mujyi kuri aferi zawe, mpamara amasaha 2 twicaranye, kumva ko ngomba kwitegera, ngomba kuza ngafata fanta nkiyishyurira, kandi ndimo kwigisha ibintu, ngufasha ibintu byawe muri business, kandi nge ntawe abinyigishije, nanjye narafashe umwanya wanjye. Ntabwo ari byo pe. Ukuvuga application turi gukoresha, ngiye gukoresha screen share. Application turi gukoresha niyo bita Payer. Natanze link muri groupe, ndabivuga ngo abashaka kubikuza mu buryo bushyashya mu creating account muri Payer. Hari n'ubundi buryo muri blockchain irimo, ariko blockchain iragoye cyane kugira ngo uzitransfere cyangwa se uzikorere exchange. Bagusaba ntuze nini muri, bagusaba ama fees manini kugira ngo uzitransfere cyangwa uzikorere exchange. Uburyo rero wakoresha ni ubu buryo bwa Payer. Urafunguramo account muri Payer. Payer ifite USDT, hari n'izindi bita Trust Wallet, ariko bavuze ko zitwara menshi. Sinzi abantu nimba barimo kuhareba. Ubu ndi kwinjira muri Payer yanjye, banyohereza code. Iragaragara Batista, wakomeza. Hari n'izindi zihari, wenda twagumya dusharinga amakuru nacyo na nyuma y'ejo. Code ahangaha ngiye kumwihangana, ngiye gufata code muri email kugira ngo njyemo nereke abantu bari bukreye Payer. Buri wese ashobora kukereya akabyikorera aho ari, as long as ufite ubushake, uzi ko ari Payer. Wajya no kuri YouTube, ayo ma video y'uburyo wabona link ya USDT abariho, ariko igihe ukeneye yuko babigukorera cyangwa se ukadeplasa umuntu muri affaires zawe, you have to pay for it. Ninjiye muri Payer. Hano bakwereka igiciro iyo wamaze creating account. Muri bimwe ugomba kuzitaho nicyo bazakwereka cyitwa secret code, ndetse na konti yawe itangirwa na P. Ni ibintu ugomba kwandika ukabika kuko uzabikenera anytime igihe wibagiwe password, uzakenera iriya code. Iyo winjiyemo hano rero, icyo uba ukeneye trust cyangwa se USDT ni yanditseho ta iriho akantu k'akaziga ukuntu. Muhereye hano hasi hari iyo bita LO, hari niyo bita TO. Iyi ngiyi rero niyo ya Trust Wallet. Iyo uje ahangaha ukayikandaho, baguha add. Ukanze kuri add money, ubona wallet, ubonamo wallet. Iyo wallet niyo uri bukopiye ukayijyana hariya bayigusaba muri Solmax, then ukaba wabikuza amafaranga yawe akaza kuri USDT iri hano muri Payer, cyangwa se n'izindi application ushobora gukoresha zirimo USDT. Ibindi rero bijyanye wenda n'ibyo nuko wazohereza n'iki, ibyo ngibyo ushobora kujya kuri YouTube ukavuga ati how to transfer USDT in Payer, how to register, how to, buri kimwe cyose kiba kirimo, nuko tugira ubute bwo kuba twabyiga. Murakoze. Ubwo ntitwasoreza Batista, tukazashaka undi mwanya wenda w'iyindi question and answer zoom